ni muri iyi myaka 30, muri iyi myaka 30 rwose twamagana ibi bintu mu buhungiro, hakaba haje ikintu byibura abantu bashobora guhurizamo ingufu, bamwe bagatambuka bakagira gutya. Ntabwo mbizi abanyarwanda kuva kera barangwa n'amacakubiri, njyewe natangariye no kuri Rukeba na Kayijuka, ni ukuvuga ngo nabo Kayihura yemeye Kayihura nabo urabona ko bahise bagira ibibazo. Ikintu nkundira iyi guverinoma nuko koko irimo ayo moko yose abantu banifuza kubona. Ntabwo nzi ikindi kintu abanyarwanda bategereje kugira ngo bagurishe igishoro. Erega ikibazo gihari ni kimwe, ikibazo gihari ngewe mbona ni kimwe. Abanyarwanda ntabwo turamenya icyo dushaka, reka ngire ikintu mvuga cyane cyane nkurikije uburyo FPR abantu batangaho urugero, ariko ngo kuki FPR ngo yabigezeho, kuki FPR ngo ariko ngo yo ngo yinjiye ngo bashyize hamwe. Hari n'abantu marerezuma muri iyi minsi batangiye kuzamura igitekerezo cyo kuvuga batari ko wenda wasanga system ya Kagame ariyo yari system nziza, yuko uvuze akavuga ati sinemera ibyo murimo gukora, bakamukindura, undi bakamuca ijosi. Ariko mu by'ukuri iyo ntabwo ari system abanyarwanda twagombye gukora, kuko n'ubundi nitugera mu Rwanda byazamera nk'uko nguko. Ahubwo dore ikintu abantu bashobora gukora. Beti, icyo nashakaga kuvuga, navugaga nti abanyarwanda, ikintu abanyarwanda bashobora kuba bakora nuko FPR mwibuke twongere twibuke neza uburyo yari iteye. FPR yatangiye ari 99.9 ubwoko bumwe. Nanyumva? Ubwoko bumwe. Ubwo bwoko bumwe rero byari byoroshye ko bushyira hamwe bukumvikana, bukajya gukuraho ubundi bwoko 90 bufite ubutegetsi. Abantu bajye babyumva muri sanse ya nyayo. Bajye babyumva muri sanse ya nyayo. Kuko FPR nta jenoside yari yarabaye mu Rwanda, sibyo? Nta macakubiri yigeze aba mu Rwanda. FPR ya profisa, ahubwo icyizere abanyarwanda leta yari yarubatse mu mibanire no kubagira abantu nakwita abatesi. C'est vrai, ira leta Habyarimana yari yagize abanyarwanda abatesi babandi. Uzareba ukuntu abanyarwanda b'uyu munsi bameze, FPR yabagize abantu b'udukeca, abantu bababeshyi, abantu babesikoro, abantu wa muntu muvugana uyu munsi ukavuga uteko buri inyuma asigaranye iki, wa muntu murangiza kuvugana akaba ari rukanse aragiye atanze raporo, kugera naho umuntu atanga se agatanga nyine. Ngubwo ubukeca mvuga FPR yashyize mu banyarwanda, ngubwo ubugome FPR mvuga yashyize mu banyarwanda. Niyo mpamvu bitugoye uyu munsi kubaka ikintu twumvikanaho cyazajya gukuraho FPR. Abanyarwanda dufite turimo kubakiramo icyo kintu batandukanye n'aba banyarwanda FPR yubakiyemo. Turagendana. FPR yasanze abanyarwanda bari naifu, b'abanyarwanda bibyukira mu gitondo bakagenda bakavuga batoke n'ibibazo bihari, ni utubazo toto twa politike tuzaranye, ariko nta muntu wagutangiraga mu nzira ngo akuyore, agufunga kandoyi, akubite mu modoka, agende bakubita ifu. Nta nigeze mbyumva ku ngoma ya ubizi azabisobanure, azabisobanure, ariko nta hantu nigeze mbyumva. Ibibazo byabagaho kuri nivo yo hejuru bike cyane nabwo, ariko umuturage wo hasi, yaba umututsi, niba watonganye n'umuhutu mwararwanaga, ibibazo mukabirangiza, inzego z'ibanze zikabirangiza, bakabicaza muri ya gacaca FPR yaje igatwara, bakaguca ikarabiya cyangwa bakaguca byeri, mu kibazo kikarangira. Umuhutu yashobora gukubita umututsi, mutakubita umuhutu, bikarangirira aho ngaho. Ariko FPR yaraje iravuga iti duciye ibintu by'urugomo, ariko irangije noneho ikora urugomo rurenze urw'abandi banyarwanda ku isi.